Muraho neza twongeye kubaha ikaze kuri The Economic Update aho dusesengura amakuru y'ubukungu mu buryo bworoshye. Mu minsi yashize twabonye ikashi yakirwa n'abanyarwanda mu muvuduko utangaje kandi mu gihe gito cyane ku buryo umubare wa transactions cyangwa se ibikorwa abantu bakora bakoresha ikashi byiyongereye bikava ku mubare cyangwa se kuri transaction mu gihe cy'ukwezi zigera ku bihumbi 100 uyu munsi nkuko RSH bitangaza zikaba zaramaze kuba 600. Byumvikana ko abantu bahise bihutira gukoresha uburyo bwa ikashi kubera ko mu buryo buhendutse kandi bufasha abantu. Ariko hari ikibazo kimwe gikomeye muri iyi minsi abantu benshi bavuga, ese biraterwa n'icyo hari amafaranga y'umwoherezwa ariko ntagere ku bantu ku kanya, cyangwa se uyavana kuri konti ya banke ajya kuri konti ya mobile money ntuyite uyabona kandi ukeneye kuyakoresha? Mo biraterwa n'iki kuba ibingibi bishobora kuba byabaho? Ese byaba bitakariza ikashi icyizere? Ese ikintu cyitwa dispute management muri RSwitch bavuga ko gifasha gukemura ibingibi byose cyo niki gikora gite? Muri iyi video reka tubisesengure. Mbere na mbere tugomba kwemera ko ikashi yinjiranye imbaraga nyinshi ku isoko, kubera yuko birumvikana kuba wakoze amafaranga hagati y'amafaranga 50 kugera ku miliyoni 10 ukoresheje gusa amafaranga ibiceri 20 uciwe ni ibintu bidasanzwe. Ariko nanone hari impamvu nyamukuru igaragaza ko iyo nibyo byaje bikenewe. No kubera ko kweza amafaranga hagati ya banki na mobile money byaragabanutse cyane. Usanga uyu munsi ntabwo abantu bagikoresha code cyangwa CSC code ya mobile money kugira ngo bakure amafaranga bayavana kuri account zabo za banki. Urugero, transaction yashoboraga gukora ku mafaranga make ajyanije n'ibyari bisanzwe. Ibi kandi yatumye abantu benshi bayigerageza, baravuga ngo turebe ibintu baravuga ngo bya ikashi bikora bite. Abantu benshi barayigerageza, so bituma imibare y'abantu bayikoresha igira gute izamuka. Ikindi nuko imibare bigaragaza ko transactions ziyongera ku muvuduko mwinshi, nkuko nayivuze haruguru, ibihumbi byibura 600 uyu munsi ya transactions nkuko bitangwa muri raporo za RSwitch ya ikashi, byerekana ko byari kugira inshuro 3 ku mubare w'abantu bakoreshaga ikashi mbere. Kuko mbere hariho ikashi hagati ya mobile money systems gusa, ubwo ni Airtel Money na mobile money yonyine yakoraga. Ariko ubu kuba ikoreshwa byariyongereye cyane birazamuka ku buryo abantu bahise baba benshi bakoresha ya ikashi. Hanyuma ikibazo kimwe kiravugwa ni iki, nuko hari amafaranga arimo agenda ugasanga afano yohereje yavuye kuri konti ariko ubona yohereje cyangwa se aho ushaka kuyashyira ntago arabageraho. Iyo bigenze gutyo rero abantu bahita batekereza ko amafaranga yabo yaburiwe irengero, ariko siko yabimeze buri gihe. Mu by'ukuri transaction ibitararangira neza hagati y'impande zombi kugira ngo umuntu abashe kubona amafaranga kuri konti cyangwa se agera aho yifuzaga kuyohereza. Ahangaha niho hazamo ikintu cyitwa dispute management. Ariko reka tumanze turebe ubundi bigenda kugira ngo amafaranga ayohereze ariko nayohereza ntagere aho yifuzaga ko agera, kubera ko hari uburyo ibintu bikorwa mugasanga abantu bo binubye ko ari impamvu, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Reka turebe ubundi inzira ya ikashi igenda ikora gute. Amafaranga ava kuri senda, ngewe ndi nitwa senda cyangwa se ndugiye kohereza. Hagati nanjye yanjye haraza kuza kuba nungiye kuyaha, haza kuza kuba ibintu bibiri. Haza kuba harimo banki ngiye kuyashyiraho cyangwa se mobile money ngiye koherezaho, nindangiza hagiye mukitwa RSwitch ari control cyangwa se rifite mu minwe icyo tuta ikashi. Hanyuma nava kuri RSwitch agiye kuri bank cyangwa se receiver ari mobile money cyangwa se banki runaka ngiye koherezaho. Hanyuma nibivaho birajya kuri wa muntu ari we final receiver, wa muntu wakira amafaranga ku munota wanyu. Rero muri zino nzira kuva kuri sender kujya kuri ya banki ndimo ndumva ngiye fara telefone yanjye mo ndakana imibare ngira ngo nyine muri transaction ndi sender cyangwa se ndi nyine ugiye initiating transaction. Hanyuma harimo hagati ikindi kintu cyo kuza gukora ariko kita banki cyangwa se mobile money system biterwa naho ushaka kuyashyira. N'indi system nayo igomba kuzamuka, turumva ni either ndimo ndabikora ariko ngira ngo ajye kuri mobile money cyangwa ahandi hantu, cyangwa se ndabikora nyine ngira ngo amafaranga agira ubundi buryo bigenda. So icyo gihe rero usanga harimo ubwo nyine iyo intermediary yitwa ngo ni mobile money cyangwa se bank. Hanyuma igikurikiraho ni RSwitch, ni cya kigo gikontrola ikashi, gikontrola transactions yose. Nacyo ngomba kuba gifite signal cyangwa se kana ko hari uburimo ko transaction kugira ngo ibe yakunda either gukuraho cyangwa se gushyira amafaranga. Hanyuma haze mobile money cyangwa se indi account y'umuntu uya banki y'umuntu wakira, hanyuma umuntu wakira ze kuri level ya nyuma. Rero hano amafaranga ashobora kuba atahisa aragira konti agomba kugeraho kubera yuko urugero transaction yatinze muri zimwe muri ziriya nzira, cyangwa se bikaba bikiri pending bitewe nuko hari ahantu byageze system basanga imagenda gake. Birashoboka kwese turazi ko hari igihe banki bitewe n'umubare w'abantu barimo ko transactions hari igihe ibintu bigenda gake. Ikindi nuko ari yatabya muri dispute. Turabizi urugero rusanga ruriho uyu munsi y'amafaranga ugiye kweza kuri mobile money akajya ku muntu utari we,
icyo gihe bijya muri dispute, ugahamagaramo MTN, ugahamagara umuntu yahaye akaba yashobora kuyaguha, itashoboye kuyaguha bijya muri dispute management, mobile money ikayahagarika kugeza igihe ya minsi baguha 3 amafaranga asubiye kuri konti yawe. Ibi niko rero bigenda muri system cyangwa se mu buryo bwa e-cash, kubera yuko e-cash nayo nyine ni money system cyangwa se uburyo bwo koza amafaranga no kuyakira, nabwo urumva ko bijya gusa. Reka tuvuge ho gato bigenda bite kugira ngo bwa mafaranga yawe atizigera ku muntu abashe kuboneka cyangwa se ubashe kuyabona abe yakugeraho neza. Akenshi this management bigenda bite, uko bigenda nuko niba ufite konti muri banki A ujye kuza amafaranga ku muntu ukoresha mobile money, amafaranga agenda muri uru ruhererekane, ni wowe kamaze kuvuga hejuru, banki yawe ara switch ya kuri mobile money cyangwa se banki yawe n'ubundi, hanyuma ikabona kujya ku mafaranga ku muntu wakira. Iyo hari ikibazo bya bintu bigira gute, bishaka kubyazamo ikibazo, byazamo kutuvuza ruguru. Hanyuma ese amafaranga yawe ababuze, iyo bigenze gutya ntabwo amafaranga abagize gute ababuze. Mu bihe byinshi amafaranga ntabwo aba yagiye ngo ahere, kubera yuko ni cyose ati nicyo cyamaze kubaho, ariko ugasanga gishobora kuba cyaba cyakemuga. Hanyuma e-cash ntabwo inaniwe kuba tuvuga ko ibingibi bibaho, ntabwo e-cash system cyangwa se uburyo ubona bwa failings, kubera akanuka kuko n'imibare yerekana ko iyo rate iba ntabwo irenga 10% ubu ngubu iriho y'abantu usanga ibintu bigenda bibaho, nubwo ikiri nshya ariko ntabwo ari rate nini kubera ngo ni system yamaze gufailinga. Hanyuma rero bigenda bite rero iyo bigenze gutya, hazamo dispute management aho ara switch cyangwa se na bantu twavuze haruguru, harimo banki, harimo mobile money operator, ubwo ni MTN cyangwa se Airtel, bashobora kureba ngo uyu muntu amafaranga yaheje ariko ntabwo birarangira. Rero icyiza kugira ngo bize kuza gukemuka, uko byakunda ko ikibazo wenyine na mobile money cyangwa se n'igihe ukora transaction kisoza gukemuka, nuko wowe ubwawe icyambere ubika message wakoresheje, ukaba ufite amakuru kuri transaction wakoze, kugira ngo uze kuza kubona uko hashobora kuba nka reclamation, aguhamagara ugasanga uvuga ko ugize ikibazo, ku buryo na reference number y'ikintu wakoraga. Ushobora kuvuga ngo nagikoze isaha yifite umubare uyu n'uyu. Tuzi ko buri transaction se amafaranga igira gute, igira reference numbers. Mu bakoresha ama system y'amabanki turabizi twese ko niko bigenda. Rero kuri e-cash ntankomeye yo kuvugurura byo kwishyurana mu Rwanda, ariko umubare w'abayikoresha uragenda wiyongera, niko nyine binagenda uko nyine urimo uragenda uzamuka. Rero mwebwe icyo mugomba gukora ni ukureba umubare nk'umuntu nyine ugiye gukoresha iyo system. Ngewe nabikoze muri ubu buryo, nabikoze ngamije iyi saha nyeze umuntu kanaka, ngiyi saha nabikoreyeho, ngiyi message nabonye muri ya ma etape yose, kugira ngo ubashe kuba wagazwa amafaranga yawe mu gihe ashobora kuba atavuye kuri konti ngajya ku mobile money yari ushaka kuyashyira, cyangwa se undi muntu ushaka kuyoherereza. Mu ntangiriro rero mu by'ukuri e-cash irimo irakora akazi keza, ndetse n'abayikoresha nabo kugenda baba benshi, ariko kugira ngo twirinde ko habamo ibibazo byose, nuko abantu bagira gute bakipinga izo messages ku buryo utaza kuza kugira ikibazo cyo kuvuga ngo hari amafaranga wahaye umuntu ariko ntiyamugeraho. Niba yarabikoze akaba yabura, twandikira muri comment, hanyuma tumenye ngo wabigenza tubena amafaranga yashobora kuba yagarura cyangwa se bishobore kuba byakunda. Ariko tumenye ko haruguru ntabwo biteye ikibazo, ntibiteye n'iki, kubera yuko biri kuri rate ntoya, kandi ikindi ara switch ndetse na za mobile money operators n'ama banking system n'amabanks muri bitandukanye birabikurikirana umunsi ku munsi, kugira ngo bibe byakemuka, bye kuba byatuma hari umuntu ubihomberamo. Kubera ko e-cash cyatumyiza ni ukwihutisha transactions zikorwa ndetse no gutuma ibintu bigenda neza kurusha uko yari bimeze mbere, so ntabwo yaba ikibazo nk'uko byumvikana. Urakoze kubana natwe, ukandika comment, kore share cyangwa se unakore subscription kuri iyi channel yacu, tujye tubana umunsi ku munsi.